wese yandikishije iby'urukundo rwe. Mukunzi ikiganiro Sanga Yesu Akurira Amahoro, tugeze muri amanyuza ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi ndasoza ikiganiro mazeho iminsi nanise ngo mbese wemerewe gusengana n'abakristo mufite icyo mutumva kimwe. Natangiye mvuga ko iteka umuntu aba yumva afite ibyiza abandi badafite, ariko nyamara hari n'ibyo baba bafite badafite. Ibyiza rero nuko hari umusingi wa Kristo, ubukristo umuntu akwiye kugenderaho kugira ngo abe umukristo mwiza. Cyane rero cy'umunsi nakise umusingi w'ubukristo. Ndamera nkaho nsoza nkomeza hariho naringereje, ariko nanasoza iki kiganiro. Reka dusenge mbere ko dukomeza. Mwami Mana, nje imbere rwose ngusaba nce bugufi cyane ko ayobora iki kiganiro. Nyine umwana w'umuntu mba natekereje nateguye, ariko ibyo ubona bikwira ari byo bisohokamo, kandi uzabyumva wese uzamufashe. Tubasabye mu izina rya Yesu, amen. Ibiganiro rero bine biheruka navuze ku musingi w'Ukristo. Ndibuka ko icyabanjije uwo musingi, kuko umusingi cyangwa fondation ntabwo ugizwe n'amabuye gusa, ntabwo ugizwe n'imicanga gusa, ni ibintu biba biri hamwe, ariko mbese byose bigakora umusingi. Umusingi rero si ikintu kimwe, umusingi ni ibintu, twabonye ibintu binyuranye. Twabonye ko umusingi wa mbere ari ijambo ry'Imana, ko rwose ari cyo kintu cyora abakristo kikabemeza iby'icyaha kikabayobora. Ijambo ry'Imana ni ingenzi cyane. Twabonye kandi ko Mwuka Wera nawe ari ingenzi cyane, kuko udafite Mwuka Wera nta mbaraga, ntiwakorera Imana, ntiwamenya ibyo uvuga, ntiwamenya ibyo ukora. Mwuka Wera ni ingenzi cyane. Ikindi twabonye ko gutinda imbere y'Imana nabyo dukwiye kubyiga, kuko Yesu yararaga ijoro asenga, yazindukaga mu museke butare cyangwa akajya kwihera asenga. Niba yarigeraga twe nk'abana b'abantu twavuga ikisi. Ikindi twabonye ubuheruka no kwirusa no gusenga. Yesu yirizaga ubusa, ntiwazirizaga ubusa. Ni ingenzi cyane none kwibusa no gusenga, kuko utabimenyereye byige. Undi musingi rero none ndangirizaho ni umusingi rwose nawe ingenzi cyane, ikintu cyo gufasha, cyo gufashanya. Yenda turahera, reka nsome ijambo tubona muri Yakobo igice cya mbere 27, ariko ndasoma n'indi mirongo inarishimbarwa ngiyi. Idini ritunganye kandi ritanduye imbere y'Imana Data wa twese ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu mwaro yabo no kwirinda kutanduzwa n'ibyisi. Aha nafasha kuba bavuga ngo idini ritunganye kandi ritanduye nuko imbere y'Imana Data wa twese no gufasha usura. Ariko ntuturebye amagambo Yesu yivugiye, turebe amagambo Yesu yivugiye muri Matayo 25. Hano ngira ngo rwose nkangurire buri wese ko umuntu wese afite ibibazo bye, afite bitamuhagije, ariko hamuzungurutse hari abantu arusha uko abayeho, bakennye, baburaye, ari ugasanga kenshi umuntu arireba gusa. Ariko nyamara nitubona amagambo Yesu yivugiye muri Matayo igice cya 25, turabona rwose ari amagambo meza cyane. Matayo 25 ndahera kuri 31 ngere kuri 40. Ni amagambo Yesu yivugiye. Aravuga ati umwana w'umuntu ubwo azazana n'amarayika bose afite ubwiza bwe, nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama azazishyira iburyo bwe, naho ihene azishyira ibumoso. Umwami azabwira abari iburyo bwe ati nimuze mwebwe abo Data yahaye bunyisha, murago ubwami bwatunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Kuko nari nshonje mukamfungurira, nari mfite inyota mu cyo kunywa, nari umushyitsi murancumbikira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari ndwaye muransura, nari mu nzu y'imbohe muza kundeba. Abakirana bazamubaza bati mwami, twakubonye ryari ushonje turagufungurira, cyangwa ufite inyota tuguha icyunywa? Kandi twakubonye ryari uri umushyitsi turagucumbikira, cyangwa wambaye ubusa turakwambika? Kandi twakubonye uryari urwaye, cyangwa uri mu nzu y'imbohe tuza kugusura? Mwami azabwira ati ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data ababoroheje bari hanyuma y'abandi, ariko mwabikoreraga. Hano rero rwose ndasabira buri muntu wese ngo yumve ko afite inshingano nyamukuru yuko yafasha abamuzo. Iteka wowe ukurikira iki kiganiro, nzi ko hari abantu ruta n'ubwo ufite amadeni ariko hari abantu genda badafite n'icyo waha n'ikiro cy'umuceri kumva waha cyangwa inote y'igihumbi cyangwa se waha simbizi icyo wamukora cyose,
cyangwa nyine ukamusura arwaye nubwo waba udafite amafaranga cyangwa icyo wamufashisha ariko umuntu ashobora kuba arwaye ukagenda ukamusura ukamuganiriza umwanya wawe ukawumuha. Aha rero ndagenda akangurira buri wese kugira ngo yumve ko yashyira imbaraga cyane mu kintu cyo gufasha ahantu hamuzungurutse, kuko mu by'ukuri intego y'umukristo ni ukuzana abantu kuri Yesu. Kuzana abantu kuri Yesu rero hari kuvuga nk'uko ndimo kuvuga, ukabwira abantu bya Yesu, ariko ikindi kintu ushaka kuzana umuntu kuri Yesu kubera ibyo wamukoreye, urukundo yakubonyemo, imbuto wamwereye, none akavuga ati si umuntu ukora ibi bintu ntacyo mpfana nawe, dore nawe ibibazo afite, ariko icyo kintu kikamuzana uzavuzuza ubutumwa kandi rwose pe birenze bifite imbaraga kurenza n'intuza nuko wavugisha amagambo, ariko ibikorwa byawe bikerekana ko uri umukristo kandi noneho ko wera imbuto zizanira n'abandi kuri Kristo. Reka dusome kandi ijambo nkunda cyane hano riboneka mu Migani igice cya 28 umurongo 27, mwumva ukuntu havuga. Imigani 28:27 haravuga ngo uha abakene ntazakena, ariko ubirengagiza azahaga imivumo myinshi. Yababa we, uha abakene ntazarikena, ariko ubirengagiza azahanwa. Donc nuvuga ngo guha umukene ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ntabwo azakena, ahubwo aho kugira ngo ahombe arasa naho yivanyeho ibintu arabitanze, ariko ntabwo azakena, ahubwo azabibye nyinshi, azasarura nyinshi. Reka tusome kandi mu Migani hano haryoshye cyane 19, mwumva ukuntu havuga 17 haravuga ngo emera 17 haravuga ngo ubabariye umukene abagurije Uwiteka. Pega hano waryoshye. Ubabariye umukene, donc uramubarira uramufashije, umugira ikintu cyiza, abagurije Uwiteka. Kuguriza Uwiteka, iyo umuntu akugurije uramwitura, iyo umuntu agurije uramushima, kuko wageze mu kibazo gikomeye umuntu akakuguriza akakora gutabaye. Ariko ndibara no kuguriza Uwiteka. Mwumve rero, ubabariye umukene abagurije Uwiteka nawe azamwishyurira ineza ye. Ntabwo azakwishyura gusa, ahubwo azaguha binarenze by'ukuri inshuro nyinshi. Imana ishimwe cyane. Shuti yanjye nagira nkubwire ngo ahantu ubuzima bwawe ntabwo ari ubuzima ugomba kwiyoboramo. Nawe ko nta kintu nzajya mvuga kitari mu ijambo ry'Imana. Nzajya mvuga ijambo ry'Imana kandi riba ari ukuri. Nge hari igihe ngere imbere y'ikibazo cy'amafaranga nkabanza nkisuzuma nkareba se nta hantu hakaba igihe nsanga hari amakosa nakoze nko kwezi gujara ikosa nakoze rijyanye n'amafaranga ni wagiye gutanga icya 10 ngo nihutipa ingaruka ziza kongeraho, ariko nabikosoye ubu ngubu ndi mu migisha rwose. Reka turebe ijambo tubona mu Bakorinto ba 2, ndahakunda cyane njyanye masoma kenshi muhihanganye, ariko turi muri byo gufasha abantu abakene, kuko ni ryo dini nyakuri, niwo urabi ugasarura byikubye inshuro nyinshi. Reka dusome mu Bakorinto ba 2 igice cya 9 umurongo wa 7 kugera kwa 9. Akono wa 2 igice cya 9 kandi kugera kuri 9 mu ukuntu havuga. Umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda utanga nezerewe. Amen. Witanga winuba, witanga ugononwa, witanga ubuse ngo noneho kuko mbitanze, oya wowe tanga urebe. Kandi rero Imana ishobora byose, reka nongere ntangire kuri 7. Umuntu wese atange nk'uko abigambiriye mu mutima we, atinuba kandi adahatwa, kuko Imana ikunda utanga nezerewe. Kandi rero Imana ishobora kubasazaho ubuntu bwose, kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose, wabonye byinshi birenzeho, mufite ibibahagije muri byose. Nk'uko byanditswe ngo yaranyanyagije aha abakene, gukiranuka kwe guhoraho iteka ryose. Voilà. Hararyoshye cyane ahantu. Donc waranyanyagije, wagiye kunyanyagiza n'uvuga ngo uraha n'abantu utazi. Uraha n'abantu ntacyo bategerejeho, uraha n'abantu batazi, batari n'abantu beza nunashaka. Ariko bahe kubera kubona babikeneye, asigaye uzabugurije Imana, uzabibye nyinshi, uzasarura byikubye inshuro nyinshi. Shutse yanjye reka ndikero navuze ko ntazajya mvuga amagambo menshi, ariko icyo nabwira cyo nuko
Sinarigeze kubabwira umukobwa nkiri muri Kongo twabanye twa Jeanne Mburano wari umunyekongokazi yaratangaga pe twarabanaga umwaga ukwezi kumwe ndagaha ukundi byaba ari wari ukwezi ko guhaha cyangwa kwanjye ko guhaha cyake kabitanga umuntu akaza we ntabavuga mu rugo ntacyo amuhaye ibishyimbo umuceri byose tomate byose akabitanga bwa mbere nkibana wongeye nabanje kwa shock ntase umuntu uko ndiye byose bitanga biramera biti ariko naje gusanga ko natwe twabonaga byinshi bazaga baje kudusura batuzaniye byinshi kurenza ibyo twatanze shuti yanjye reka rondekeraho gutanga twabonye ko idini yakuri ryo jambo twasomye bwa mbere ku idini nyakuri twasomye muri Yakobo igice cya 27 idini nyakuri njye ndirifasha yes umusingi urahari ugizwe n'ibintu byinshi twabibonye simbisubiramo umusingi ijambo ry'Imana umwuka wera gutinda imbere y'Imana kwiyuza no gusenga ariko ndi musingi nawo ukomeye no gufasha kugira icyo bivanaho ukabugurije Imana ufasha abakene atabiye ngo bazagusubize shutore rero ndagira nkubwire ngo niba wari ufite ikintu cy'ubugugu kuri wowe wumva utatanga tanga uzarebe ngo Imana yagusubiza urabibuka zasarura byiko byinshuro nyinshi kuko ubanyinshi asarura byinshi ubanye agasarura nkeya reka n'umundi dusoza reka dusenge Mana nzamwa mu cyubahiro tumbere tugushimira n'urukundo rwawe dushimire papa ko twumvise kandi ndasabira buri wese kugira ngo afate ingamba zo kujya afasha ye kwa ngo ndakennye ngo se n'intanga ndasigara n'ikiboya ibyo ko azabibye saru akazasura byinshi kandi amenye ko uhaye umukene ni nk'aba haye Yesu niko yabyivugiye papa ndagira ngo rero dufate icyemezo nanjye uvuga gutya umpe gutanga kurenze yenda ko najyaga ntanga umpe kumaramaza rwose menye ko nimbiba nyinshi nzasarura nyinshi niko nsabira wese muri twebwe mu izina rya Yesu amen.